Shimiye Imana ku bw'igikorwa cya mwene data Ruboneka, inshuti yanjye cyane, ari mu bantu navuga dukorana ivugabutumwa cyane mu buryo bushoboka, kandi henshi mu Rwanda no mu bindi bihugu. Mu by'ukuri ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Kumushyigikira ni ngombwa. Hari ikintu nshaka kunganira mwene data Jire, mureke mbabwire, umuntu wese waje hano, winjiyemo hano wese, niba atanafite n'amafaranga, basi yiyandike ku gapapuro avuge ngo nzatanga 500. Hari amafaranga ushobora kumva yuko wenda yatera nk'isoni mu bandi, ariko ubushobozi bw'umuntu iyo buguteye isoni butarisobanukirwa, birumvikana. Nibura nimba waje mu gitaramo cya mwene data, ukaza hano, ureba hano usiga wiyanditse uvuga icyo uzatanga. Reka mbabwire, Billy Graham muramuzi, yarapfuye, ni umunyamerika, ariko ari umuvuga butumwa ukomeye. Yaravuze ngo Imana yaduhaye ibiganza bibiri, kimwe cyo kwakira n'ikindi cyo gutanga. Nimba tubifite byombi, mureke tubikoreshe. Amen. Kandi aravuga ngo ikiganza gitanga kiba hejuru cyakira. Nuvuga ngo umuntu utanga, iyo utanze utanga urekura gutya, ariko iyo wakira ugira gutya. Birumvikana. Tugomba rero kubikoresha byombi. Iyo ukoresheje kimwe, ubudeshe, mu yandi magambo, ubudiriwe agaciro kuwuriwe. Umuhanga muri Bibiliya Salomo, murabizi yuko biriya bitabo by'ubwenge iwe yarabyanditse mu gice cya 3 no ku 9 no ku 10. Aravuga ngo wubahishe ubutunzi bwawe, ubyubahishe. Sindi nimo muri kubyumva. Nuvuga ngo bya bindi ufite utunze ubifate ubiha agaciro. Warangiza aravuga ngo nibwo ibigega byawe bizagira gute? Bizuzura, bigasendera imigisha, tukabura aho tuyikwiza. Rero reka nsabe aba protocole, umuntu wese waje gushikira mwene data, nta muntu utagira ubushobozi. Buri iyo utanze icyo udafite, Imana nayo zigi gutangira kugira ngo yerekane yuko muri kumwe. Amen. Tuzamure Yesu cyubahiro. Rero mumbabarire none njye uzisaba izo mbabazi mutange. Ntabwo turi ingumba kandi dufite Imana. Haleluya. Tuzamure Yesu cyubahiro. Twese tuzamure Yesu cyubahiro. Kandi dukoresha amaboko yombi. Amaboko yombi. Hari umuntu wasigaye. Noneho nimba none yafite akora neza, yazamure aheke. Uko dusabye Imana yacu yo mu ijuru, hari icyo yotwima. Yibwire ngo nawe ukeneye kugira icyo ukora ku bwa mwene data. Haleluya! Noneho mwari mwayazamuye, ariko salama wa Yesu ni salama. Salama, aho ngaho gusa. Salama wa Yesu ni salama. Salama, 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 oh, wa Yesu ni salama. Allah, salama, salama, wa Yesu ni salama. Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Salama, 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 kwa Yesu ni salama. Salama, 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 kwa Yesu ni salama. Salama Yesu. Tukuganiriza muri bamara iminota mike kubera iyo mpamvu ntabwo ndi bisome, sindi buje mu bintu byinshi, ariko tukuganiriza ijambo ry'Imana rivuga intwaro abakozi b'Imana bazabitwaza.
iyo bari mu murimo w'Imana. Yesu turavuga intwaro yo gusenga gusa. Yesu ubwiwe yari ijambo. Turimo tumvikana. Ubwiwe yari ijambo. Mwamara kugera mwisi aravuga ngo njyewe mfite ijambo. Ariko keneye amasengesho kugira ngo ijambo ryanjye rikomeze rigire imbaraga. Haleluya! Intwaro y'iki? Intwaro y'iki? Se umunsubize. Intwaro y'iki? Mwumvise n'uvanga ubundi reka mbabwire. Iyo noneho kino giseke bacigiza hariya ikindi bagishyira hariya cyagirongeraga kuza hano. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abantu benshi munkurikire. Yes. Ubundi kugira ngo ibyo turimo dukomeze kubikomeramo nuko tugomba kuba dutunze ijambo tukanatunga n'amasengesho. Umuntu udafite ijambo ariko afite amasengesho aza bivamo vuba, biza binashira vuba. Kandi umuntu ufite ijambo ntasenge nawe biza bijaruka. Yesu yari afite ijambo kuko yari ijambo, ariko aravuga ngo kugira ngo mbashe guhangana n'isi naje gucungura arasenga. Rero tugiye kuganira ijambo rivuga hejuru yo gusenga. Gusenga mu Batesalonike ba mbere 5:17 niho honyine nsomye. Haravuga ngo mugire gute? Musenge ubudasiba. Amen. Amen. Musenge ubudasiba. Umurimo w'Imana ruboneka ari gukora. Ibyo nawe uri gukora nudasenga Satani azakwinjirira akwambura na bya bindi by'agaciro. Ariko nidusenga tuzaba dufite imbaraga ziduhindura abantu badasanzwe muri ubu buzima. Haleluya! Hallelujah. Gusenga. Amen. Amen. Muzi ibintu gusenga kuza gukora. Gusenga ni imbaraga zizazituma umuntu abasha kugera ku bidashoboka. Ubundi hari umuhanga wavuze ngo gusenga ngo ni bidashoboka, ngo kubera yuko ngo amasengesho niyo azashobora bya bindi bidashoboka. Nukuvuga ngo ni kwa kundi Abanyarwanda bazavanga izina ngo risa ngo umuntu aza ngo yitwa ngo ukwari, sibyo? Très bien. Izina ni ryo muntu. Nuvuga ngo amasengesho ni bidashoboka kubera yuko azadufasha gushobora ibidashoboka. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, amasengesho nijwe tuzatwohereza tukajyohereza ahantu twebwe tudashobora kugera, rikagenda rikatuzanira ibisubizo mu isi y'ibigaragara y'ibifatika kandi zakoresheje uwezi magambo mu masengesho ni intumwa tuzatwohereza aho twebwe tutagera. Tuzamuretse icyubahiro. Iyo dusenze twizeye tuzaduhindura bya bindi byananiranye. Itandukaniro ry'umuntu n'undi muri kano gakiza ni amasengesho. Reka mbabwire, ushobora gusoma rino jambo nanjye nkarisoma, ariko udafite amasengesho riza riba amagambo nk'ayo mu bindi bitabo. Ariko iyo ufite amagambo, iyo wasomye wanasetse, biza bituma umenya igisho muri ririya jambo. Birumvikana? Umuntu ukurusha gusenga ntukamukinisha. Birumvikana? Paulo yaravuze mu rwandiko yandikira Abakorinto, ndabizi ko ruboneka rwereka mukunda. Yaravuze Abakorinto ba 2 igice cya 6 uhereye ku 9, aravuga ngo twebwe ngo tuzadutekerezwa yuko tutazwi ngo kandi ngo turi birangiye. Arongera aravuga ngo tuzatumera nk'abagiye gupfa, ngo ariko ngo duhora turiho iteka, ngo tuzatumera nk'aho nta kintu dufite, ngo nyamara tugize gute dutungishije benshi, ngo tuzatumera nk'abadafite icyo bafite, ngo kandi ngo dufite byose.
dawikoraho. Hari indirimbo izivuga ngo la 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 maombi Mungu anajibu maombi mwana wa Elukana maombi kwanda tele ande amaza maombi ya imani maombi ya imani maombi Mungu anajibu maombi maombi ya imani maombi Nimbota usengesha kwizera. Iyi ndirimbo twari dutangiye kuririmba ni nk'ivesi yayo ya kabiri. Izivuga ngo kuitwa kwa mwana, kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana. Ngo kulitokana na nini? Kulitokana na mama yake. Mwani magambo alipanda Shilo. Mungu amupe mtoto. Aho ngaho nukuvuga ngo amasengesho niyo azaterinda. Niyo yamuteye inda kugira ngo bashe kubyara nde. Birumvikana? Niyo nukuvuga ngo amasengesho niyo yatumye operasiyo zibasha gukoreka hagati y'umugore n'umugabo. Umuntu udafite umwana mu nda, sibyo? Wasenga Imana ikamezamo imbuto kugira ngo wamana azabashe kuvuka. Maombi ya imani, maombi Mungu anajibu maombi ya imani, maombi Mungu anajibu maombi ya imani, maombi kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na baba yake. Baba alipata Shilo. Twongera tuzamure situwaye. Twongera tuzamure situwaye. Gusenga nzagukomeza na sasa arimo kunesha kumukristo mu rugendo rwiwe sizatinda kugusenga amisozi we urigime yakubasha ogeza no amasengesho ni intwaro zituma tugaragara imbere y'abanzi turi bagari. Donc azazamura azayongera icyo bita grandeur y'umuntu. Kubera Dawidi yari yarasenze cyane, sebukwe Sauli akomeza kumugwanya. Igihe yamugwanyaga noneho amasengesho yiwe aragenda mugeraho. Muri Samueli wa mbere ku gice cya 23 ku 16 ukomeje gatoya noneho umwana wiwe umuhungu wiwe witwa Jonathan aragenda ajya kwa Dawidi ngo musanga mu ishyamba. Aramubwira ngo reka nkubwire papa, tuzatukugwanya ariko ukuboko kwa data Sauli ntabwo kuzagushikira. Haleluya. Kandi papa nawe arabizi yuko uko kuboko kwiyo kutazakugeraho, kandi azi yuko neza uzaba umwami wa Israeli. Iyo twasenze Imana, iyo dusenga Imana iziturinda, ikaduproteja, ikaturinda ikibi. Haleluya, haleluya. Musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Musenge. Personality yanjye, agaciro kanje nukubera amasengesho. Nta kintu umuntu kuba rubone ibiruboneka ari gukora. Buriya zino faranga Satani ikintu atagwanya. Ejo mu ndara ahantu natanze faranga. Mwumvise ko ntapfuye guhaguruka hano mu mvuge.
kandi nazanditse nyinshi nibinaba ngombwa zana okay bizaba ngombwa kubera ko urumwira wanje nzongera sibyo kandi nazanditse bure no ku rupapuro ejo bundi natanze ifaranga none mare kuzitanga ifaranga zikinshi zinjira zikama zisanga ikibazo kiri priorité kazohereza noneho ndavuga ngo nzaza hano mu giterane nahigoye za faranga z'abandi natanze ariko wenda ejo nzo no ndavuga ngo reka noneho ntange gahoro icyo ngicyo mbanze nkigire gute mbanze ngikore kubera amasengesho n'imbaraga zazituma umukristo abasha gukora icyo bita resistance kuri changement y'isi ku mitekerereze y'isi n'imikorere y'isi iyo wasenze Imana iziguhishurirwa iziguha revelation ukagira ikindi cyerekezo amasengesho nizo mbaraga umukozi w'Imana agomba kwitwaza intwaro ya mbere ikomeye no gusenga gusohora indirimbo bizakomezwa n'amasengesho indirimbo zidasize isengesho zazigera mu bantu zizigira ireme kandi zizaririmbwe ariko amasengesho ni ikigega n'imbaraga tubika zazidutabara no mu kaga nizo zitwereka imisozi iri imbere iri kure kugira ngo tuzabashe guhangana nazo amasengesho yacu amasengesho y'umukiranutsi ngo agira umumaro mwinshi yagize gute yasenganye umwete dusenge duhojejeho kugira ngo ibihe turimo tubashe guhangana navyo haleluya haleluya twebwe Yohana yaranditse 8:37 aravuga ngo unyizere imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye turaba agaciro imbere y'amaso y'Imana turaba agaciro imbere y'abantu kuza mu bantu gutya kuririmba kubyina hari igihe abantu bazadutekereza yuko ari imirimo y'imbura mu maro rimwe na rimwe bakadutekereza uko tutari bakavuga ngo runaka ngo namubonye hano ngo none ndongenda reka nkubwire iyo uri kumwe n'Imana ukomeye kuruta umuntu uri kumwe n'abakomeye kubera yuko Imana hejuru y'abakomeye nta nibihe biza bihindura ihora ari Imana izakomeza kubera Imana izakomeza kubera Imana izayinjira mu buzima bw'ibitariho ikabihindura ubuzima bw'ibigaragara kandi biboneka Imana iyo dusenze reka mbabwire umukristo wasenze minota yarangiye umukristo wasenze birumvikana umukristo wasenze cyangwa umuntu usenga Imana mu kuri no mu mwuka umuntu utazubangikanya Imana iyo ageze mu buzima busanzwe ntaza busanzwe iyo ageze mu bikomeye umwana azamenya yuko ahari umumenya mu buzima bukomeye ntabwo uyu mubiri uyu nguyu uko mumbona ntabwo ndi uyu nguyu muri kumbona si uyu nguyu dufite imbaraga dufite ubutunzi butubitsemo sibyo buza bukora mu gihe abantu badusuzuguye no mu gihe abantu batwubashe birumvikana twebwe turi imiriro umuriro uzugenda ukongora ugenda utwika ahantu hose mu bibazo mu bikomeye mu bigize gute nta kintu gikomeye uri kumwe n'amasengesho nta kintu gikomeye wetswe n'Imana amasengesho aza duterura akatuzamura akadushira muri dimension Yesu ajya kujya mu ijuru yarasenze muri Yohana 17 ari gusezera intumwa ababwira ijambo rikomeye ni nabwo yavuze ngo Mana nkusubize icyubahiro nahoranye kubera yuko ari mu isi yabanje kuciyambura kugira ngo bishushanye natwe waje kuzamuka agiye gutanga report muri Yohana 17 kira gice cyose atangira kudusabira aravuga ngo barinde umubi ngo abangaba turi kumwe nubwo masize mu isi ntabwo ari abisi sabisi ntabwo turi mu isi nubwo tugaragara ko tuyituyemo mahaguruke dusenge mahaguruke ewe roho
nataka ushirika nawe. Mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Amen. Amen. We need to be changed. Tugomba kugira gute? Tugomba kuba abantu bahindutse. Babaye ubundi wenda nkoreshe change ariko bari transformed. Bahindutse imbere banahindutse n'inyuma. Umuntu uri transformed ni umuntu imbere arasa ni imbere n'inyuma haba hasi.